Taste the feeling. Taste the feeling. Kaboom! Nitwa DJ Pius mbahaye ikaze mu kiganiro The B-Side kuri TV1 buri saa 12 kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu na Ziggy Double 5. I salute. Kaboom! Nitwa DJ Pius mbahaye ikaze muri B-Side muri kumwe nanjye Ziggy Double 5 turi kumwe kuri TV1 muratwihanganira ko dutangiye dukererewe ni impamvu ziri purement technique ariko turi kumwe uyu munsi uko bisanzwe abastar turi kumwe nabo muri B-Side. D'abord turi kumwe na Coca-Cola sponsor officiel wa B-Side kuri TV1 hanyuma kandi tukaba turi kumwe n'umuhanzi buri kwa gatatu dufite umu artiste umuseleno pas umu artiste umuntu ari célèbre umu star muri B-Side. Donc uyu munsi turi kumwe n'umu star arakari mutoya amaze igihe gito cyane mu muzika araririmba ariko amaze igihe gito cyane afite imyaka mike cyane ariko aririmba neza cyane. Abakunzi ba muzika muri no misi afite indirimbo irimo guhitinga yitwa Malaika turazikwa turi kumwe na Buravan uyu munsi muri B-Side. Rero mwese ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ZiggySpace55 muko byanditse kuri ekran yawe cyangwa se ujye kuri Facebook tout simplement andikemo Ziggy Double 5 hanyuma ukande like kuri Facebook page yacu uraza gusangaho izindi stories twagiranye n'abandi ba star batandukanye hano muri B-Side. Alors Buravan muri B-Side ni nyuma yakangaka. Taste the feeling. Bien. Tuguhaye ikaze Buravan. Merci beaucoup Ziggy Double 5. Buravan no kuvuga iki wange? Buravan ujye kuncanga nyumva Buravan? Buravan ni amazina yanjye, amazina muri atatu yanjye Buravan ni abiri muri yo. Ni Burabyo Ivan. Ya niho havamo Buravan. Okay, abantu bose toa Ivan turabasuhuje cyane cyane. Ivan nizere ko mumeze fresh n'abandi mwese. Donc niho wahise ufata ayo mazina tu. Ya niho nahise mfata ayo mazina ndayakombina agace ka nyuma kuri Ivan akandi kuri Burabyo ka mbere Buravan. Bitubigora Buravan. Ya. Hashize igihe gituri muri music man. Ya, iminsi maze kuba ntiraba myinshi ariko mugaye gato maze cyane ukuntu mwaka ubu ngubu ugiye kugera mu amezi 10 amezi 11 gutyo. Amezi 10 ukaba ufite success ngana gutyo ukaba uje muri B-Side par exemple. Na niyo mpamvu nshimira Imana n'abandi bantu bose babigiramo uruhare kugira ngo bibe biraho biri ubu ngubu. Ya. None se ko bagiye bavuga ngo artiste mu Rwanda. Cyangwa kumbwira icyo utekereza kuri iyo point. Mu Rwanda ngo abanyamakuru bishe music kubera ko ngo bakina indirimbo z'abantu babahaye amafaranga. Bityo bigatuma abafite impano batamenyekana hakamenyekana abafite amafaranga. Wowe umaze amezi 10 ufite impano kandi urazwi. Nuko watanze amafaranga byagize. Ahangaha nabo muhamya wuko ibyo bintu biri wrong. Kuko niba ari amafaranga agura success nta ntiwabona amafaranga yiguze. For sure. Kuko byari byo byose irahenda cyane. Urumva rero ku bwanjye ntago natanze ikiguzi ahubwo nagerageje gukora uko nshoboye ngo nkore ibintu byiza ibintu bifite quality hanyuma ni nayo mpamvu I still appreciate uburyo abantu ba appreciate ikintu cyiza.
ya urumva rero uko umuntu akoze uko ashoboye agakora ikintu cyiza ntekereza ko abacyapresiye uri kuri yakote y'abantu bavuga ko akeza kigura. ya niko ntekereza kabisa kuko iyo umuntu jewe umfashije amfasha kenshi ambwira ati aka kantu ni keza abana kabisa don't worry uramfite. Okay. Yeah. None se Buravan watangiye music gute man? Music nk'umuziki n'ubundi nayitangiye kera ndi muri primary ariko muri chorale. Urumva? Okay. Muri chorale hanyuma ndirimba muri chorale nza kuyivamo nigira gukina umupira nawo ndawukina ku myaka nka 14. Okay, wakinye football? Yeah. Okay. Ku myaka 14 haza kubirushanwa rimwe ryabaye mu gihugu. Yari ibintu bya Rwanda Tel Jingle Contest ibintu nk'ibyo. Urumva sinzi abayibuka kuko yarabaye. Mbijyamo wa kabiri. Mbaye wa kabiri natunguwe cyane n'igihembo bampaye. Bampaye igihembo ndavuga nti wow. Umuziki igihembo kimeze gute? Bampaye amafaranga 1,000,000 n'amafaranga 500,000. Ndi umwana w'imyaka 14. Wahise urangura boutique y'amabombo. Oya. 14 ufite imyaka 10 n'akagwa 1,000,000 n'igice bakora iki? Wayakoresha iki ibyo 1,000,000? Ibyo ngibyo ni ibindi ni indi story. Kabisa. Urumva? Haza ayo mafaranga tuzacukumbura turebe iki? Tuzacukumbura. Nari. Urumva? Hanyuma kuva icyo gihe subira kwiyinteresa kuri music. Noneho njyamo in deep. Nkunda kuririmba mbere nabikoraga nk'ibisanzwe sinanaririmbaga ngufata mikro kuko ubwo a14 nibwo bwa mbere nafashe microphone mu ntoki. Urumva? Okay, tugiye muri competition. Okay. Imbere ya crowd nini byatari ndavuga nti ni hatari urumva ni danger. Ariko ndagerageza ndabikora resultats zibizo ngizo. Nyuma yaho rero nasubiye ku ishuri ntangira kujya ndirimba ikigo nigagaho nicyo kizeho ba Dani Nanone tukajya tugira gutya tukaririmba cyitwaga Ami des enfants. N'ubu niko cyitwa. Okay. Tukaririmba donc abantu bamfata nk'umuririmbyi nanjye ubwanjye ntangira kubikunda ntangira kwimva umuziki. Nawe utangira kwiyumva umuziki. Ya noneho nyuma ubwo urumva nende mu wa kabiri secondaire. 3e gutyo 4e mita noneho mba ubwo nari maze kubijyamo cyane natangiye no kubimenya mba muyobozi w'indirimbo muri chorale yanjye. Ngira n'indi minister ku ruhande mbere umuyobozi n'ubundi w'amajwi. Hanyuma petit à petit rero bigenda bikura kugeza ejo bundi mu mwaka ushize nujuje 20 ans. Arumva mpamagara inshuti n'abavandimwe ndababwira nti ndumva noneho kuko kuva icyo gihe 14 ans nahise ntekereza ko nzakora music nka profession. Arumva nahise mbitekereza nka career nshaka gukora noneho. Ntangira kubitegura iyo myaka yose ndaririmba umuntu wese abanyumvishe bakapresiye uburyo ndirimba bakambwira ko wagiye uririmba wowe bite kuki utinda. Nabwira nti nzabikora kabisa igihe kizaza nzabikora. Wari ku mubare? Nari ntegereje mbanze numve ko nyine ndi kubyiyumvamo noneho ndi tayari mo gake ukuntu urumva. Rero kuri iyo anniversaire yanjye nkora agafete gato ntumira inshuti abavandimwe ndababwira nti sasa ngiye gukora umuziki nkeneye support yanyu nizere ko muzamba hafi igihe ndi kubyiyumvamo. I will do my best then namwe muzamfasha. Rero kuva ejo bundi kugeza ubwo n'ubu ngubu dore ngaho ndi ndimo ndabikora kandi ndashimira cyane abantu bakomeje kumfasha. Ubwo rero nkurikije iyo histoire tubwiye geni baje ibibazo bibiri muri histoire. Cyambere mu ishuri watsindaga gute? Kumva watangiye kubikorana madezi ma 3e ma 4e mu school mu ishuri byari bimeze gute? Yari struggle ya dance? Jewe watsindaga bikugoye? Oya sinigeze ntsinda bingoye. Kuva for sure sinakubeshya. Buravan n'ikimenyimenyi abantu bazi Ivan Burabyo twariganye naratsindaga neza kabisa ariko nyine nayo mfite ibyo nkunda nkora ku ruhande. Abenshi baranatunguwe by the way bamwe
kuko nyine nyuma ya 4e nahise niga ntaha Okay. urumva rero sinarimbaga ku ishuri nta bintu nigaga la Colombière nkagenda nkiga ubundi ngataha ejo bundi bamwe bumva natangiye kuririmba birabatungura kuko ku ishuri akenshi sinabaga ndi mu bintu nk'ibyo byo kuririmba nabikoraga ntashye nyine mu gihe cyabyo Donc- wenda abo muri tronc commun nibo babizi kuko nari muri interna nari obligé kuko No way niho to ubuzima hide. bwose buba buri urumva Yeah. hanyuma rero n'ikimenyimenyi ejo bundi ndangije 6e narangije ndi wa mbere muri classe yanjye Tambo? ya merci beaucoup Cool. urumva Okay. ya nuko rero nuko mbese umuziki n'ishuri ntabwo Byari ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ari business yacyo n'indi ari business. Kabisa. School, amasaha ya school yabaga ari school. Yeah. Amasaha ya music yabaga ari aya music. Yeah. Okay. Kuko hari igihe abantu bavuga ati ntabwo ushobora kwiga ngo utsinde, ntabwo ushobora kwiga ngo witware neza mu ishuri, surtout iyo ubitangiye ukiri mutoya. Ugasanga bibaye problème. Abantu nk'abo ngabo bababwira iki ababyeyi n'abana. Cyane cyane ababyeyi. ku babyeyi igihe icyo navuga ni ku bana kuko uruhare runini ni urwabo abo bumva babishaka Okay. kuko umubyeyi afata impression umwana amuhereza Okay. niba koko umubyeyi abona umwana atsindwa Ntabwo azamurika kujya muri ibyo. akajya abona hari ibyamutwaye umutima abigiraho dute Okay. usibye ko icyo kintu gitwara umwana umutima burya jya giha agaciro sibyo ushobora kumufasha rero ukamugayidinga nk'umubyeyi nyine ukamubwira uti rero ibyo bintu ndabibona urabikunda iki ariko ejo hazaza hawe ntago haba built ku kintu kimwe hari ushobora kwiga ukanabikora ibyo ngibyo kandi ukanamuha n'ingero nyinshi ziba zihari sibyo hanyuma umwana nawe kora ikintu ukunda ariko ntiwibagirwe ko nanone hari igikenewe kurusha ibindi. Hari izindi nshingano baguhaye. hari izindi nshingano kabisa. Okay. Nicyo ntekereza ku buryo umuziki wagakwiye kugendana n'ishuri kuko hari ikintu passion ikintu wihebeye wumva umutima wose wawugiha ntabwo warwana n'umutima ntibibaho ntibikunda niyo bishatse kubikora uratsindwa urumva rero hanyuma se ko wumva muri secondaire watangiye uri muri gospel muri chorale kuko utakoze gospel kuko wahisemo gukora music isanzwe impamvu ntabikoze nashatse kubifata nyine uko nguko naravuze nti kuririmba gospel no ofet genda umukristo mu bisanzwe okay rero ukuntu ugiye sintekereza ko kuba umukristo cyangwa iki ari kuririmba gospel cyangwa mbese kuririmba gospel no kuririmba secular hari icyo bihindura ku myemerere bihindurira ku muntu urumva rero jye nahisemo iyo field yo kuririmba secular kuko dufite abantu benshi niho ubutumwa bushobora kugera ku bantu benshi urumva kuri side ya business niho ushobora gucuruza ku bantu benshi urumva business urumva ni igihe tateguraga emission hari abantu twahuye bifuje kugira icyo bakubaza bifuje kugira ibibazo bakubaza reka tukwereke uwa mbere hanyuma kubaze noneho uraza kumusubiza muri B-side is a question muri B-side. Ivan Buravan ni umusore hari ikintu abaraperi tugira ngo guhogoza bita guhogoza ahantu arahogoza bya hatari kuko hari ahantu agera ukumva ni mu cyico bimpa amatsiko ngo yakinaga football nifuza kumenya umwanya yakinagaho ese ubundi iyo wajyaga mu kibuga Ivan Buravan wagombaga kuvamo ufite intsinzi cyangwa ni kwa kundi ko abantu basanzwe twumva ngo yakinaga football abantu bahogoza ntago bakunze kwiyumvamo hip hop kandi niyo yiyumvishijemo hip hop byari igitangaza ndagira ngo umbwire abaraperi batatu waminiye icyo kibazo no kinsubiza uzaba hari ahantu uzaba unkoze. No one can stop
Taste the feeling. Bien, turacyari kumwe muri B-side dufite turi kumwe na Coca-Cola fait testing the feeling sponsor officiel tuhari ko twatangiye kukwicisha icyaka ubundi Coca kugira ngo umenye ko ari original ya vrai ifungu iravuga original iyi ngiyi ni original ifite n'icyapa nuyifungura nivuge iyo ngiyo uzamubwira uzayisubiza umubwire tekera Coca yawe iyi ntabwo yujuje ubuziranenge uretse ko utazabona ko itujuje ubuziranenge Bon, assalamu alaikum ku bantu bari gufutu. Santé. Santé. Karibu. Merci. Bien, wakinaga kuri kangahe? Hanyuma abakobwa ngo bakobwa baragukunda cyane bashobora kuba bakunda cyane bakunda abantu baririmba R&B. Ngikina football natangiye nkina ku 9 nkatsinda ibitego ariko nari nasaga n'uri mutoya kandi ku by'insinziho narayikundaga byahatari nakundaga insinzi handi nashobora gutsindwa n'abantu nkatameze fo Ufite equipe fana? Ya Football hano mu Rwanda cyangwa hanze? Real Madrid Fana Real na Manchester United. Ya Manchester ngo irimo kwiyubaka. turakiyubaka nyuma ya crise twagize. Real nayo ihagaze neza. Ya Real nayo imeze neza ubu niyo kipe twemera ku isi. Niyo kipe ya mbere ku isi. Niyo irayoboye. Hanyuma ariko naje kuvaho noneho ndi kuri 11 narekeye umupira ndi gukunda gukina ku ruhande noneho ndi passeur ntanga amapase y'ibitego ama assist cyangwa byitsinde. Okay. Hanyuma se relationship n'abakobwa men ngo bimanaginga gute? Tu es jeune, tu es beau, tu chantes bien, donc c'est au rendez-vous, comment tu gères ça? Ibyo ngibyo ni question de toi-même nyine uko wijera wowe ahubwo ntube géré par D'ailleurs mu gihe nandi mo gutegura émission hari umukobwa mwe yabwiye nubise uvuga Buravan uzi ukuntu mukunda cyane. I really appreciate the love of ladies. Yeah. Kuko hari wavuze ati ngo ce que femme veut Dieu le veut. Urumva n'abantu bafite agaciro rero iyo ugize imana bakagukunda thank you. Ikindi yambaje ngo nkunda rap ndayikunda byahatari kuko nkunda variété mu muziki. Okay. Rero kandi nzi ko rap ari ikintu cyo ku ruhande gifite umwimerere wacyo urumva. Yes. Ya nkunda barapere nka Eminem, nkunda Kendrick Lamar, muri Afrika nkunda umutipe bita Sarkodie. Aranyimpressiona nyine numva. Okay. Hari abandi ba artiste bakubereye inspiration abantu mu Rwanda cyangwa hanze avant mbere gutangira music? Hanze nkunda atarapfa. Imana komeze muhiri uko ridashira. Michael Jackson. Abana n'umuntu narebaga nkavuga nti niwe wa mbere. Urumva? Hanyuma nyuma yahagendeye hari undi mbona umeze neza Bruno Mars. Ya nkunda nawe umuziki we uko nawukora. Ariko nkaba nkunda no kureba James Brown. Ya umuhanga cyane nawe. James Brown inspiré Michael Jackson. Yeah. En fait, na Bruno Mars ari inspiré par Michael Jackson. Okay. Bien, arundi muntu nawe yakubajije ikindi kibazo uyu munsi muri B-side abantu bafana bifuje kuvugana na Buravan. Reka nawe tukwereka ikibazo yavuze hanyuma ugire kimusubiza. Nje nitwa Happy umusizi w'ibisigo bidasobanye bisobanuye nk'iby'umusizi wasize asize inganzo izigamye neza ishema ry'abasore risusurutsa abashyitsi n'abasangwa bagasanganizwa urugwiro. Hanyuma rero Ivan nkanjye nkunze kwibora ubukwe Master of Ceremony cyangwa se uwo bakunze kwita MC njewe Happy. Hanyuma ibijyanye wenda abantu bakunda gukenera umuntu uririmba mu bukwe umuntu ususurutsa mu bukwe bitandukanye nkawe ubivugaho iki ese ni gute umuntu yakubona gute ashaka ko uzaza gusurutsa ubukwe uririmba birumvikana ko wenda byaba byose niba utuye hehe ukaba utuye hehe umuntu agushaka birumvikana ko haba hakenewe
ikintu itike y'urugendo cyangwa se akabona guhemba nkawe mu by'ukuri uca amafaranga angahe umuntu agukeneye kugira ngo abantu bose bakurikiye TV1 be kugira impungenge bavuga ngo Ivan wenda ashobora kuba ahenda cyane ni nk'amafaranga angahe ushobora kuba uca abantu mu gihe bagukeneye kugira ngo uzususurutse ibirori nongere nkubaze ese ko abantu bajya bavuga ko abasore nkaho nkuru urabona ko ukiri umusore ukeneye kubyiruka nk'abandi basore ko bajya bavuga ko ku bijyanye n'umuco mujya ku ruhande ntimukore ibijyanye n'umuco wowe ubivugaho iki kuri uyu mwanya kuri TV1? wabyiyumviye ahereye kuri umuntu yakubona gute yashaka kuza kuririmba mu bukwe ese wamuca angahe? mfite management team akenshi iyo umuntu ankeneye sijya ucaho uganira na management team yanjye mukavugana ariko nanone iyo ari igihe ubonye hafi nabwo wambwira nta kibazo nkaguhuzana n'aba bantu kandi igihe kumbona mba mfite Facebook page Ivan Buravan mfite Instagram Ivan Buravan aho hose ni ahantu ushobora kumfata kuri Twitter Buravan 250 aho ni ahantu mboneka kandi mba mpari buri munsi donc tuba turi kumwe mba mpari donc we ntabwo ujya udisikita iby'ibiciro c'est pas vraiment ton truc? ntabwo ugiye tubiganira nyine hari team imfasha muri ibyo bintu. Okay. Hanyuma umuco ku muco umuco agahugu kadafite umuco karacika ku mugani w'abandi kandi umuco niwo wa mbere nkanjye ubwanjye ndi umuririmbyi ariko ndi n'intore burya ndi intore noneho introduction y'uriya mutipe buriya wayumvaga cyane mba nyumva abari kuvuga mu rurimi nyine rw'umuco urumva umuco rero ikintu navugaho sinzi niba ari ukuvuga ngo twese dukore indirimbo z'umuco cyangwa se tugira ahantu duhuriza na gakondo ariko mu muco hakubiyemo ururimi mu muco hakubiyemo indangagaciro nibyo rero umuco turawubaha kandi tuzi agaciro kawo nk'abahanzi kandi ibyo ari byo byose ibintu dufite biracyaza tuzagenda twirefera no ku muco ibitaraza nibyo byinshi hari undi muntu hasigaye umuntu umwe hasigaye ibindi bibazo bibiri undi muntu umwe reka nawe akubaza hanyuma umusubize tugende tuganisha no ku musozi. Umuhanzi Buravan nkanjye w'umuraperi tujya tugira gutya tugahogoza dusubiramo indirimbo z'abarandbiste abantu baririmba pop njya ngira amatsiko kuntu numva kuntu ahogoza cyane kandi neza njya nibaza ese arapye byaba bimeze gute nyine mba numva nifuza kumubona arapaho akora flow y'umuraperi umwe mu baraperi yabakunda cyangwa yabaze. Ikindi kintu namubaza abantu baririmba iranjyana ririmba ndetse niko nanabimuziho nanabibona akundwa n'abakobwa cyane gusa sindamubona n'umukopine we cyangwa mwumva ahantu njya ngira amatsiko akunda umukobwa umeze ute wamunyereka nyine nkamenya umukobwa Buravan akunda kuko akundwa n'abakobwa hafi ya bose. Bien, au fait mpamvu iki kibazo twakigumishijemo mu bibazo nuko n'ubwa mbere basaba umuntu aririmba a cappella donc freestyle ndaririmba muri interview sinabonye n'ubwa mbere bigiye kumva donc mva ushobora gukora freestyle ushobora gukora pass yavuze ngo abanyina bakora hip hop hari igihe bagira gutya bagasubiramo uturirimbo tw'abakora R&B. Of course natwe iyo dukunda umuziki ntiyaba habuze akantu ukunda rero abaraperi ahubwo benshi ndanabemera bari igihe ngo bakubitara barumbwire umenye nk'imirongo nk'itatu basi indirimbo iyo ari yo yose ukunda. Hari indirimbo back in high school nakundaga ya Jay Polly yitwa Akanyarajisho. Hereza imirongo mike basi nimba nyibuka kuko narayikunda
ngo ahinga 90 agacu katarera iwacu nibwo mama yibarutse ubuheta agakobwa keza byabaye ikirori ndasubirwaho inshuti n'abavandimwe bateranye data yicinye icyara amwenyura mawe matajyagira nabi njya nibuka iyo shusho nkababara. merci beaucoup. So umuntu rero wabajije kiriya kibazo nizere ko abaye comble. Ntabwo ari kuririmba gusa ahubwo ashobora no kurapa. Ta copine? Ma copine ubu ntayo mfite, nta copine afite. Yambaje ngo ngashaka kumubona, ntayo mfite gusa nimubona ibyo ari byo byose azamubona. Kuki se utamufite? Nuko utamushaka cyangwa nuko bitaraba just? Cyangwa waravuze uti reka maze nkore music, maze nkore hits zanjye, ngahizo gukora hits then zabona kunisha. Ibyo ngibyo cyangwa ntibiraba tuseme. Ntekereza ko bisa naho byaba ari ukuvuga ngo copine ni must cyangwa se iki. Ariko gikuno mbyizera ntekereza ko kuko copine na copain ni mambo ya amour, tu sais. Rero ko il faut bikuwe tu connexion. Biraba ntago bishakira connect. Ntago ubwo nyine ntago biraba. Okay. Abakobwa nababwira iki? Mwabyumvise ko ari free. Bien. Success uyimanaginga gute? Ntabwo byagutunguye kuba warayisuba populaire gutyo tout d'un coup? Nagiye mpura n'abantu benshi ndabashimira bagufasha nyine baba babisanzwemo babimenyereye. Yes. Abo bantu rero barafasha cyane kuko bakugira inama bakakubwira bati uko bigenda biza hari ibintu bindi bishya ubona. Urumva rero iyo ubizi bitaraba bigufasha kubibona ukabona bifasha ukabiguma hejuru wowe ntubijyemo ngo bigutware. Rero nibaza ko ibanga rimwe ryonyine ryo kuba wa managinga fame ni ukuba wowe ukaba ukomeze Okay. Hari ikintu wigeze usanga muri game utatekerezaga? Parce que tu sais iyo ugiye kwinjira mu kintu hari igihe ushobora kuvuga uzi gukina football ari ibintu byoroshye ukavuze ko kuririmba ari kujya muri studio ugakora indirimbo then bakayiplayinga nta kintu. Ariko hari ushobora kugeramo ugasanga wenda biroroshye, c'est pas aussi dur que ça cyangwa se ugasanga c'est pas aussi simple que ça. Hari ikintu wigeze usanga mu cyagutunguye muri game? Umunsi wa mbere nkora indirimbo ngomba kuyirukansa ku ma radio stations yose natashye narwaye. Ni akazi kenshi. Natashye abantu umutwe umereye fu naniwe byatari ndavuga ni suko nta kazi koroha. Urumva donc ikintu nabonye nuko gukora indirimbo sava ibintu bisanzwe hana gahunda na producer mugakora indirimbo ukayikora, ariko ku making sure ko uruhare rwawe mu kuyigeza ahantu hashoboka. Nakazi kenshi kabisa byarantunguye navuze ni no nubu ngubu iyo nasohoye indirimbo ku iminsi 2 inyuma yo kwisohotsa ebani bari stress kabisa noneho muri video naho muri shooting mbese nakazi kenshi nakazi kahatari kabisa. Okay. Ikiruhije kuri wowe ni parce que harimo umuntu avuga ati jewe wanyandikira basi indirimbo hagenda muri studio haririmba gusa sawa nakavuga ati jewe nshaka kuyandika kuririmba c'est pas ndakavuga par exemple iyo promotion mu bintu ukora byawe iyo activité yose ukora ikikurusha kurusha ibindi niki? Jewe ubundi process yose kunigenda bihera mu rugo inspiration nkandika indirimbo nkabanza gihe ubwanjye nkayikunda. Okay. Kuko hari zo nandika nkumva kabona wapi numvise ikintu cyiza cyo guha abantu. Hanyuma gihe nkora indirimbo kwanza nkabanza nkayikunda nkasaba gahunda na producer tukareba tugafatanya tukayameliora. Nabona nawe turi kuyikunda turi babiri, abandi bantu bakeya nzi opinion zabo zishobora kugira akamaro kuri iyo ndirimbo nkabumvisha nabo, hanyuma nkabona feedback nyine yabo. Yes. Baswatu bakambwira ati indirimbo ni nziza cyangwa ni mbi, ariko so far ntawe urambwira ko ari mbi
kandi nshimira ko ibyo bambwiye mbishyira hanze nkabona n'abantu barabyakiriye merci beaucoup rero nyuma haba hasigaye ko producer irangiza nkatwara indirimbo arayimpereza yo ku munsi wayo hanyuma nkatwara indirimbo ku maradiyo yose ashoboka bakayikunda bakamfasha kuyigeza ku baturage abaturage bakayikunda nkabona feedback nziza donc shimira Imana ko ntago mfite etape y'ingora bya hatari nta bintu bya danger birimo jusque là jusque là biba uko mbikubwiye nuko nyine biba bikurikirana kandi nyine mba mbona ari process isanzwe ntago ibi bikomeye cyane okay bien ndabona rero tugeze no ku musozo merci beaucoup twizera ko buno bwa mbere ariko ubutaha uzagaruka kenshi cyane hano muri B-side nkunda gusurana ni rero igihe ari karibu kandi mwakoze no ku mazimano ntabwo nsohoka nta kamazi nta kibazo nakawe kabisa bien twishimiye cyane kuba twakakiri hano muri B-side tukaba twishimiye nawe mwese twari kumwe uyu munsi ubuze ko twari kumwe na The Big Boss Coca-Cola sponsor officiel wa B-side hano kuri TV1 hanyuma nkubutse ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 byanditse ngo kuri ekran yawe cyangwa se kuri Facebook wandikemo Ziggy55 bazi gusangaho interview zitandukanye z'abandi ba star twakiriye hano muri B-side d'ailleurs niba ikiganiro twagiranye na Iva Boravan wagitangiye ukererewe mukanya tuzaza kubishyira kuri Facebook page yacu ushobora kujyaho kazi kugisangaho kila kitu click like for real you gonna like stories over there hanyuma kwa gatanu nkuko bisanzwe aba star tuzaba turi kumwe na welcome he rendezvous muri nimero ikurikiyeho bye bye ciao
It's the feeling.